nta gihe gishize bamwe mu bashinzwe kubungabunga umuco nyarwanda bahagaritse bimwe mu bihangano by'abanyarwanda bikorwa n'urubyiruko babishinja kwangiza umuco. Ibi bikaba ngo bikomeza gushimangira uruhare rw'urubyiruko rw'ubu mu kwangiza umuco nyarwanda bitewe n'ibyo rutira mu mahanga. Iki cyasha cyamaze kujya ku rubyiruko, ariko hari bamwe mu biyemeje kugikuraho babinyujije mu guha umwanya ibiteza imbere umuco nyarwanda nk'imbyino gakondo. Mu nzu y'imyidagaduro y'akarere ka Gisagara, benshi mu bayirimo baragaragaza akanyamuneza ko gukunda imbyiniro urubyiruko rwabateguriye. Iri ni itorero Inyamibwa rigizwe n'abiga ndetse n'abarangije kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Huye. Ngo ubu ni uburyo bwiza bahisemo bwo gusigasira umuco kandi ngo babikora babikunze. Ikintu kubyina ntabwo navuga ko byamvunye, kuko ni ibintu umuntu akora akunze, ni umuco wacu twarazwe n'abakurambere, ni ibintu umuntu akora akunze, ntabwo wavuga ko byamvunye. Ikivuna ni uko bisaba ko ubiha umwanya. Kuba hari abatekereza ko kubyina ibya gakondo bikorwa n'abataragize amahirwe yo kwiga gusa, ngo harimo kwibeshya gukomeye, kuko ahubwo abize babyina iby'umuco ngo babyungukiramo kuruta. Waribeshya cyane, kuko kubyina iyo ubikoze warize biba akarusho, abantu barakubaha. Aho ubasha kuvuga, hari nk'igihe tugira abakiriya usanga biba ngombwa ko uvugisha mu ndimi zitandukanye nk'ikinyarwanda, igifaransa, icyongereza, rero ugasanga ukeneye ya skills yo kuba warize. Ubundi hari ukuntu bavuga ngo nta kazi k'umunyagara. Kubyina umuco nyarwanda bwa mbere na mbere harimo akazi ko dukoramo amafaranga adufasha. Ikindi harimo sport, harimo gusabana n'abandi muri kumwe. Munyaneza Landry, umuyobozi w'Inyamibwa, avuga ko nubwo urubyiruko rushinjwa kwica umuco, bo kuri bo nk'itorero Inyamibwa ngo batanga umusanzu ukomeye mu gusigasira umuco nyarwanda, yaba mu kuwutoza abakiri bato cyangwa se kuwukundisha abitabira ibikorwa byabo. Itorero ryacu riragutse, ni itorero rigizwe n'umubare mwinshi w'abanyamuryango baryo. Kuri ubu ngubu tugera ku banyamuryango 83. 83 bagabanyije mu byiciro bitatu: abaririmbyi, ababyinnyi b'abahungu ndetse n'ab'abakobwa. Tugenda dusangiza uwo muco, tugenda tuwubakundisha, ndetse dufite na barumuna bacu bo mu bigo byo hasi by'amasegonderi. Hose aho ngaho turagenda tukamanukayo, tukagenda tukabatoza, ku buryo kuri ubu ngubu tumaze guforoma impano nyinshi mu muco nyarwanda. Abana bigaragara ko bakiri bato muri iri torero bahamagarira urundi rubyiruko gukunda no kubyina iby'umuco nyarwanda, kuko ngo bizatuma u Rwanda rugira ejo hazaza heza hashingiye ku muco, cyane ko abakuru bakiwukomeyeho benshi bazaba batakiriho. Kubyina mu matorero atandukanye kandi ngo ntibisaba kwica akandi kazi, dore ko benshi mu bagize iri torero babifatanya n'akandi kazi gasanzwe kandi bikabashobokera. Ni itorero Inyamibwa ryashingiwe muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, ariko kuri ubu rikorera mu gihugu ndetse no hanze. Vincent Niyibizi, Royal TV.